Hello, nk'ibisanzwe nitwa Fabien, ngaba ngiye kubagezaho ibijyanye n'inkoko ndetse n'ubworozi bwazo, by'umwihariko inkoko za SaSso. Ikaze rero muri iki kiganiro. Key things to know before raising SaSso chickens. Ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya mbere yo korora inkoko za SaSso. Welcome. If you are thinking about raising SaSso chickens, often known as Zabulon chickens, there are a few important things to keep in mind. Ikaze. Niba utekereza korora inkoko za SaSso, hari ibintu bimwe na bimwe ukwiye kubanza kumenya. SaSso chickens are highly popular for their resilience and quality meat production. Inkoko za SaSso zizwiho kwihanganira ibihe bibi bigoye. Ikindi kandi zizwiho nk'inkoko zitanga inyama. Let us go over what you need to know to start your SaSso chicken farming journey. Reka turebe rero ibyo ugomba kumenya mbere yuko utangira ubworozi bwawe bw'inkoko za SaSso. Scene 1 Equipment Essentials. Ikintu cya mbere rero ukwiye kuba wamenya. First, let us talk about equipment. To give your Ibikoresho by'ingenzi uzakenera. First, let us talk about equipment. To give your chickens the best start, you will need good housing that provides shelter and security. Icya mbere, turebe ibikoresho. Kugira ngo uhaze inkoko zawe, uzakenera aho kuba heza kandi hizewe habereye ubuzima bw'inkoko. Think of essentials like feeders, drinkers, perches, and nesting boxes. You will also need a system to maintain temperature and ventilation, as well as lighting for the chicks. Ibikoresho rero by'ingenzi uzakenera harimo ibyo kunyweramo amazi, ibyo kuriramo, udukoni two guhagararaho aho inkoko zizarara, kandi utwo kubika ubushyuhe nangwa se gukontorora ko ahantu ho ziba hashyushye, ndetse kandi zikaba zifite ubuhumekero buhagije, zigakenera n'amatara y'urumuri mu gihe ari nijoro nangwa se hijimye, cyane cyane inkoko zawe zikiri udushwi. Visual show images or short clips of chicken housing and basic equipment. Noneho reka ngo tubereke aho inkoko zirara, tubereke ibyo zinyweramo amazi, bimwe mu bikoresho by'ingenzi twabonye haruguru. Reka ibyo ngibyo reka ngo tubibereke. Here is the text to convert. Scene choosing the right breed. Next, choosing the right breed is crucial. Icya kabiri, uhitamo ubwoko bwiza bw'inkoko za SaSso. Next, choosing the right breed is crucial. SaSso chickens come in various strains, each with specific characteristics. Guhitamo ubwoko bwa SaSso ni ingenzi, kuko SaSso ziza mu moko agiye atandukanye, kandi buri bwoko bwa SaSso usanga bufite imyitwarire n'ibiziranga bitandukanye. Some grow faster and are meatier, while others are more resilient in different climates. Muri SaSso hari izikura vuba, izindi zikaba zizwiho kwihanganira ubushyuhe nangwa se ikirere cy'ahantu hagiye hatandukanye. Key things to know before raising SaSso. Make sure you pick the type that best suits your environment and your goals. Hitamo rero ubwoko bw'inkoko buhuje n'ikirere cyawe utuyemo, mu karere utuyemo nyine bijyanye na temperature y'aho hantu utuye. Ikindi cy'ingenzi ndiwibagirwa guhitamo ubwoko bujyanye n'intego itumye ushaka korora inkoko za SaSso. Visual clips of different types of SaSso chickens with labels for growth traits. Here is the text to Ngaho reba aka kavideo karimo amoko agiye atandukanye ya SaSso, buri bwoko ukabona ko butandukanye n'ubundi. Convert. Scene 3. Reka rero turebe ikintu cya gatatu nacyo wagenderaho ukwiye kumenya mbere yuko worora inkoko za SaSso. Chickens well is essential for healthy growth. SaSso chickens. Gatatu rero ni ukugaburira neza inkoko zawe. Feeding your chickens well is essential for healthy growth. Kugaburira inkoko zawe neza rero ni ingenzi kuko bifasha za nkoko zawe mu mikurire myiza yazo. For healthy growth. SaSso chickens need a high-quality feed rich in proteins, vitamins, and minerals. Inkoko za SaSso rero zikenera ibiryo birimo intungamubiri zitandukanye, ari byo
poroteyini, intungamubiri ndetse n'imyunyungugu. You can choose commercial feeds or mix your own. Good feeding ensures they gain weight properly and produce quality meat. Ushobora rero kuzazigurira ibiryo byakozwe cyangwa se ukabyikorera wowe ubwawe. Kugaburira inkoko za SaSso neza bituma zikura vuba kandi zigatanga inyama nziza. Feed and nutrient content breakdown with images of chickens feeding. Here is the text to convert. Scene 4, health and hygiene. Muri iyi video ugiye kubona inkoko zirimo kurya ibiryo byiza kandi birimo ya myunyungugu tubonye haruguru, kandi ubone n'amashusho y'inkoko ziryoshye. Reka turebe icya kane. Ubuzima bwiza n'isuku by'inkoko. Health is vital. Regularly check for signs of illness and be proactive about vaccinations. Jya usuzuma ubuzima bw'inkoko zawe yeba zimeze neza, kandi ujye wibuka kuzihereza inkingo uko bikwiriye. Clean their housing often to avoid diseases. Sukura rero aho inkoko zawe ziba kugira ngo wirinde indwara zakataka inkoko zawe. The healthier your chickens, the better your results will be. Inkoko zifite ubuzima bwiza zitanga n'umusaruro mwiza. Scene 5, ventilation. Reka rero turebe icya gatanu. Icya gatanu, kugenzura ubushyuhe ndetse n'umwuka uba aho inkoko zawe ziba. Temperature and ventilation play a big role in raising SaSso chickens. Kugenzura ubushyuhe ndetse n'umwuka ni iby'ingenzi cyane mu bworozi bw'inkoko za SaSso. Ensure they stay warm enough in colder weather and well ventilated during hot seasons. Jya ugenzura cyane ko inkoko zawe zifite ubushyuhe mu gihe hakonje, kandi urebe ko n'inkoko zawe zirimo guhumeka neza mu gihe hariho izuba. In hot seasons, comfortable chickens are healthier and grow faster. Inkoko zitekanye zikura vuba kandi zigatanga umusaruro vuba mu gihe gito. Text to convert. Scene 6. Finally, before you start, research your market. Knowing the Gatandatu. Muri gatandatu turaza kurebamo gukora ubushakashatsi ku isoko. Before you start, research your market. Knowing the demand for SaSso chicken meat in your area will help you understand potential buyers and adjust your production scale accordingly. By'umwihariko, mbere yo gutangira banza umenye umusaruro w'inyama mu gace utuyemo uko ukenerwa n'abaturage. Numara kumenya ingano y'inyama zikenerwa n'abaturage batuye mu gace uherereyemo, nibyo bizagufasha kumenya umubare w'inkoko za SaSso ugomba gutubura ukorora kugira ngo uzabone isoko rikonsoma ibyo uzasarura. With these basics covered, you are ready to start raising SaSso chickens successfully. Remember, a well-prepared farmer is a successful farmer. Good luck, and may your farm thrive. Niba ibi by'ingenzi ubimenye, ubu uriteguye gutangira ubworozi bwawe bw'inkoko za SaSso. Bivuga ko korora neza aribwo soko y'iterambere ry'ubworozi bwawe. Tukwifurije amahirwe masa. Display social media handles, website, or contact for more tips. Here is the text to convert. This script provides a structured overview and practical advice to help your audience understand what is needed before starting a SaSso chicken farm.